Haleluya. Amen. Bibi tubwira ko uko tubona wa munsi wegereza turishizeho guteranira hamwe. Kwa dusomere Abayeburayo 10:25. Twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo. Amen. Haleluya. Hari umunsi udasanzwe uri uradusatira. Uwo ni umunsi ugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Ndibaza yuko ibintu byose bimaze kugaragara, yuko byose Imana yarabisohoje mu mateka, hanyuma ibisigaye nabyo bitegereje gusozwa umugambi w'Imana kuzamuka ku itorero, hanyuma ibindi bizakurikira. Imana ishimwe. Haleluya. Wenda ndaza gushaka amagambo y'ikinyarwanda, ariko mu Gifaransa navuga ngo nous assistons à une accélération ultra rapide de l'accomplissement des prophéties. Ultra rapide. Nuvuga ngo turabona ugusozwa k'ubuhanuzi bw'Imana mu muvuduko udasanzwe. Imana ishimwe. Mu muvuduko udasanzwe. Accélération ultra rapide. Ntabwo ari rapide, ultra rapide. Nuvuga ngo ni umuvuduko udasanzwe. Ku cyumweru twarabonye ikimenyetso gihambaye cya yanka y'igaju ivugwa cyane muri iyi minsi mu binyamakuru bitandukanye. Hanyuma tubona yuko ari ikimenyetso gikomeye cyane mu bijyanye n'Abayuda n'ingoro yabo igira gatatu biteguye kubaka. Twarabonye ko Bibiliya ivuga ngo habaye gusenywa kuri ya ngoro ya kabiri yasenywe n'Abaroma mu mwaka 70, kugira ngo Imana igaragaze ko yatangiye kubaka ingoro yayo itubakwa n'abantu, atari ingoro y'amabuye, ariko ingoro ubwayo yubakiye. Iyo ngoro twarayibonye mu Efeso 2:22 ngo ni itorero ry'Imana, ngo twebwe abari mu itorero ry'Imana twitwa amabuye y'ubugingo, kuko twegeye Kristo, ibuye ry'ubugingo ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana n'iry'igiciro cyinshi ryaratoranijwe. Haleluya. Rikitwa ibuye rikomeza imfuruka, la pierre angulaire, cornerstone. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ngo Ezekieli, amen, Imana yamukoresheje mu kuvuga ingaruka z'abantu bafite impanda yayo ntibayivuze. Impanda no kuvuga iby'Imana uyibwira abantu. Amen. Cyane cyane ubaburira ku bimenyetso by'ibihe. Ngo nimba uri umurinzi, sentinelle ku mudugudu, uko imidugudu ya kera ntabwo yari imidugudu migari nk'amavire ya kino gihe magari cyane, n'abantu b'iki ntabwo bari banganaga n'ab'iki gihe cyacu, ko turi benshi, miliyari hafi 9. Imidugudu yose yari ifite inkike, noneho hakaba abarinzi ku nkike, bakareba kure abanzi baje bataragera umudugudu, noneho bari bafite impanda bakayivuza kugira ngo abaturage b'umudugudu bakanguke birwaneho. Imana iravuga ngo rero ngo niba ubona danger, ubona abanzi baraje, wowe ntuvuze impanda, abo umudugudu bazabarwaho igitumo babice, nza kubaza amaraso yabo.
ngo ariko nuvuza impanda bakayumva bakirara ntibakanguke, ngo bazazira ibyaha byabo, bazapfa, ariko wowe uzakiza ubugingo bwawe. N'Imana yabivuze. Haleluya. Ntabwo twamenya twebwe ibintu aho biro biragana mu mugambi w'Imana ngo tureke kuburira abantu. Tuzaba tumeze nk'aho murinzi afite impanda akabona ibyago biraje ku mudugudu ntayivuze. Imana ivuga ngo izamubaza amaraso y'abo bantu bazapfa muri uwo mudugudu. Murumva? Ni responsibility ikomeye. Haleluya. Ariko se reka tuvugane ukuri, ukurikira amakuru y'isi ninde yahakana ko isi ritari mu bidasanzwe? Mugeze mubona mu mwanya umwe ibihugu byose byo ku isi nka byose bikurwa n'imyuzure? Fata hafi yacu Kenya, Burundi, Congo, sibyo? Bayibise n'ahandi. Fata n'indi migabane ahatari imyuzure itwara imigi, hariho imitingito, ibishitsi. Taiwan yakubiswe n'imitingito ikurikirana mirongo umwe kundi, ama etaje maremare kagwa hasi yose, ahantu bagapfa. Wowe wavuga ko ari bisanzwe? Dore intambara ya Ukraine, aho kugira ngo baganishe ibintu mu nzira y'amahoro, ahubwo bari baragwiza intwaro. Inteko ishinga amategeko y'Amerika yaramaze gutanga uburenganzira bwo gutanga miliyari 61 niba nibuka y'imfashanyo zo kugura intwaro bahande Ukraine. Ntabwo bibe biragana mu nzira y'amahoro. Murabyumva? Israel n'abanyapalestina bibe birasubira inyuma? Mwiba kurikira. Bibe birasubira inyuma? No, bibe birakomeza. Iran. Ibi ntabwo ari ibintu bisanzwe. Kubera iki? Kuko ni ibintu biziyeri rimwe. Ibyago bitereye rimwe. Umuntu akwiye kubyibaza. Nuvuga ngo rero wirengagiza, ubiha agaciro, umenye ko Bibiliya yarabihanuye. Kandi byose biganisha ku kintu kimwe. Ni mukanguke. Mukanguke. Mumenye ko uwo ibyanditswe byera byahamirije ari ku rugi. Imana ihabwe icyubahiro. Itorero rikanguke, isi yitegure. Naniyo mpamvu ndaza kubabwira intego y'amasengesho yacu y'ingaruka kwezi tuzatangira kuwa mbere. Imana ishimwe. Reka rero mbabwire ikindi. Ku cyumweru cishize twabonye impamvu Hamasi yateye Israel. Amen. Impamvu irenze ibya politike by'ibindi byose. Ku cyumweru rero tuzareba icyo iriya nka y'igaju isobanura by'ukuri ku itorero. Wajibise kuko nabyo twavuze. Ku cyumweru tuzareba icyo iriya nka y'igaju isobanura ku itorero, atari ku bayuda noneho, kuri twebwe itorero. Kuko twarabonye icyo ikora isobanura ku bayuda. Batayifite ntibashobora kubaka ingoro ya gatatu. Iriya niyo mbarutso yo kubaka ingoro yabo igira gatatu. Hanyuma ku cyumweru tuzareba iyo nka isobanura iki kuri wowe mu Kristo. Ushobora kwibaza ngo naho muhuriye nayo. Muvuge muti Imana yaravuze ngo abantu banje bishwe no gutamenya. Abantu banje bishwe no gutamenya. Nonse kutamenya babyita iki mu ijambo rikarishe? Ubujiji.
abantu banjye bishwe n'ubujiji. Bashobora kugira ubwenge mu bindi, bakamenya uko batera ibijumba bikera vuba, ariko iby'umwuka bikaba kure, bakabyumva ariko niba bitahure. Rero ku cyumweru rero nicyo kintu umwuka arazadusobanurira. Ese iriya nka, amen, isobanura iki ku itorero? Ndavuga ibisobanuro byo mu buryo bw'umwuka by'iriya nka, kuko ku cyumweru gishize twabonye icyo iriya nka isobanura ku Bisirayeli mu rwego rw'amategeko yabo, kuko twarayibonye kubara 19, si bivugwa? Amen, haleluya. Iriya nka bayita la vache mystérieuse. Harimo mystère kuri iriya nka. Imana ishimwe, haleluya. Birumvikana ko turi mu bihe aho abantu barushye. Mwayumvise? Abantu bararushe mu mwuka, bararushe mu mutwe, bararushe mu mibiri. Aho rero niho umunyabwenge azi Yesu akwiye gucunga izamu rye. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo, haleluya. Ntuzarebe l'état général y'abantu, ntibiza gushuke. Ntuzarebe état spirituel général y'abantu. Ntuzarebe ngo abandi benshi ngo barasinziriye, ngo ibyo kwa Yesu ngo ntacyo bibabwiye, ntago baguma babivuga. Yesu yaragupfiriye wowe, amen. Ntuzajye ureba ibyawe na Yesu mu mbaga, uzajye ubireba wowe ku giti cyawe. Imana ihabwa icyubahiro, haleluya. Kuko n'igihe ahamagaye ntahamagara imbaga icyarimwe. Twisanga twabaye ubwoko bw'Imana ariko ahamagara umuntu ku giti cye. Rero abantu benshi baribeshya bakibaza ko Imana igendera kuri majorite. No, Imana iraguhamagara wowe. Isi ishobora kuba iri mu buhenebere igahamagara umuntu umwe kugira ngo imukoreshe ikiza abandi. Imana ishimwe. None Yona yatumwe hehe? Mu mujyi w'Nineve. Umuntu umwe atuma umujyi wose w'indukirira Imana. Nivuga ngo rero ntuzirebe mu bandi benshi, hanyuma urebe ibyo barimo, bibereye mu bindi, bahugiye muri ibi, hanyuma nawe uvuga ati nta kibazo, turi benshi. Igihe cya Nowa hakize bangahe? 8. Kandi Yesu avuze iki? Nk'uko yari mu gihe cya Nowa niko bizaba. Mu gihe cya Nowa hakize abantu 8. Nowa n'umuryango we nasizemo amatungo. Ngo niko bizaba, niko Yesu yavuze. La même chose. Amen. Sodoma na Gomora hakize bangahe? Loti n'umuryango we, uretse ko umugore watageze aho Imana ashaka kwagera, naho ibyo bikarangira mu nzira agahinduka inkingi y'umunyu. Hari igihe tuzababwira inkingi y'umunyu icyo isobanura. Nukurikiza igihe cyose Imana ije kuzana judgment, urubanza, isanga bake nibo bari mu ruhande rwiza. Benshi bari kwa Satani, bari mu mwijima. Ibyo niko bizamera. Ndaza kubabwira rero impamvu n'abantu bitwa ko ijambo ry'Imana ryageze kuri bo aribo bitwa itorero, impamvu baremerewe mu buryo bw'umwuka, impamvu basinziriye. Mu kanya njye nshaka kureba. Imana ishimwe, haleluya. Kugira ngo bitahure, ndakujyana mbere na mbere i Getsemane. Nete mukunde dusomere tujye i Getsemane. Niba bashaka ko tujyana i Getsemane, nta tike y'indege bagusaba, we tujyane gusa nkurikire. Tugende i Getsemane mu buryo bw'umwuka. Dusome Luka 22, tuhere mu 39 tugeze kuri 46. Arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye. Abigishwa be baramukurikira.
agezeyo arababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Atandukana nabo umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati data, nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera, amwongera imbaraga, kuko yari ababaye bikabije asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Amaze gusenga arahaguruka ajya ku bigishwa be, asanga basinzirijwe n'agahinda. Arababaza ati ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Amen. Ngo bari basinzirijwe n'agahinda. Agahinda karasinziriza? Ntabwo nari nzi ko iyo umuntu afite agahinda ahubwo burinda buca ari maso. Agahinda ugira ibitotsi cyangwa haba ibitotsi by'agahinda? Nimba rero Bibiliya ivuga ngo bari basinziye ku bw'agahinda, ubwo rero muri ibi bihe ko abantu benshi baravuga ngo bafite ibibazo, sibyo? Ubwo agahinda kuzuye mu mitima yabo, ubwo rero barasinziriye. Icyo ni cyambere. Ngo agahinda karagatumye basinzira. Ushobora kuba nawe impamvu utari maso mu mwuka biguterwa n'agahinda urimo, ku mpamvu ntazi ariko uzi n'Imana izi. Ariko ntabwo ari agahinda gusa. Tujye muri Matayo 26. Amen. Hari ikindi gituma abantu basinzira. Matayo 26. Amen. 38 tugeze kuri 26. Maze arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Mbere ko neze mukunda gukomeza, Yesu ngo afite agahinda nawe, sibyo? Ariko urebye aka Yesu ntabwo kamusinzirije. Wanyise ahubwo muri ako gahinda, amen, yamenye intwaro yo kukarwanya. Niyo ashaka kutubwira hano. Yigira imbere ho hato, arunama arasenga ati data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko njyewe nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Mbere ko gukomeza, mu muti w'agahinda ni uwuhe? No gusenga. Intwaro yo kurwanya agahinda ni ugusenga. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Na ubundi kagutwara mu bitotsi, hanyuma amaherezo ibitotsi bikakuviramo urupfu rwo mu mwuka. Agaruka aho abigishwa be bari, asanga basinziriye, abaza Petero ati harya ntimubashije kubana amaso nanjye isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke. Umubiri ufite intege nke. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Ni ukuvuga ngo ibintu byinshi bisinziriza abantu Satani anyuramo, amen, n'ibijyanye n'irari ry'imibiri n'iby'imibiri ishaka. Mwabyumvise? Iyi mibiri ni kuyitondera. Imibiri yacu twebwe wakijijwe ni ingoro y'Umwuka Wera, ariko tukiye kuyitondera uko tubana nayo, kuko imibiri ishaka ibinyuranye n'iby'Umwuka shaka. Tukomeze. Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati data, niba bidashoboka ko iki kindenga, ngo kereka nkinywereyeho, ibyo ushaka bari byo biba. Yongera kugaruka asenga, asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye. Aho ni unashaka kumenya. Les yeux étaient apaisantis. Ngo amaso yabo yararemereye. Rero niho Imana ikwiye kuguha revelation cyo gufungura ubwenge bwo mu imbere mu mutima n'amaso y'imbere. Ndaza kubivuga. Arongera abasigaho aragenda,
asenga ubwa gatatu, avuga amagambo amwe n'aya mbere. Maze agaruka aho abigishwa bari, arababwira ati, musinzire noneho, muruhuke, dore igihe kirenda gusohora, umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ungenzi ari hafi. Amen. Yuda araje rero nabaza gufata Yesu. None ayo maso yabo ngo yaragize gute? Yararemewe n'iki? Mbere twumvise ko agahinda gashobora gusinziriza umuntu. None hano basinjijwe n'iki kugeza amaso yabo aremererwa? Bibiliya tubwira ariko ngo nitumenye, nitwibaze ngo ni ibitosi byacu bisanzwe tujya kuryama mu kanya nijoro. Oya, igisubizo kirahari. Byari bitotsi byo muhe buryo. Luka aho nyine 53 umukara atanga isubizo. Mumve icyabashinjirije noneho kigatuma amaso yabo aremerwa. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Nahoranaga namwe mu rusengero iminsi yose, ko mutarambuye amaboko ngo mumfate, ariko noneho iki ni igihe cyanyu, ni cy'ubutware bw'umwijima. Amen. Amen. Uko niko abwiye abaje kumufata. Ni igihe cyanyu, mwemerewe gukora. Imana irekuye ubutware bw'umwijima umudendezo wo gukora. Akarimbi Imana yari yashiriyeho Satani n'ubwami bwe n'imbaraga ze, Imana igakuyeho muri uwo mwanya kugira ngo Yesu ahinduke umwana w'intama kuye gutambwa. Hano bahishura ikintu kimwe, icyasinziraga abigishwa be ni ubutware bw'umwijima. Ubutware bw'umwijima rero mwene data bushobora kuremereza amaso yawe mu mwuka, ntubone ibyo Imana ishaka kukwereka. Ubuhanuzi bukakubwira, Bibiliya ikavuga ati dore ibi, dore ibiro biraba, dore ibiro biraba, byahanuwe hano, ukabisoma ukabibona kuri televiziyo, naha ukabisoma ukabona kuri televiziyo, bimaze imyaka ibihumbi muri Bibiliya yawe, ariko ngo amaso yawe akaba aremerejwe n'abatware b'umwijima. Et tu ne vois rien. Tu ne vois que de la fumée. Ubona imyotsi gusa. Kikomereza gahunda zawe. Profesi iracana danger nkariya gutya. Pa. Ariko nacyo bikubwiye. Nicyo gihe turimo cyangwa ntikiragera? Nicyo gihe turimo. Noneho tubashaka kuvuga iki? Ni igihe cy'ubutware bw'umwijima gusinziriza itorero. No mu kuremereza amaso yabo ntibabonye ibimenyetso by'ibihe. Ibyo Yesu yagaye abafarisayo nibyigaya benshi mu itorero ry'Imana. Muri Matayo 16 nzahora mbigarukaho ku murongo wa 1 n'uwa 3. Aho niho turi bavandimwe. Haleluya. Umenye uyu munsi ni kuki ibimenyetso by'ibihe biriho biragaragara, ariko abantu barasinziriye. Bari mu gahinda k'ibibazo bahura nabyo mu isi, aho kugira ngo bafate inzira umwami yaberetse ko yarwanije agahinda mu gusenga. Ubwe yivugiye ngo afite umutima ufitega agahinda ko yabonaga umusaraba imbere ye, aho kugira ngo yihebe, yinjiye mu rugamba rwo gusenga kandi yaranesheje. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Mu gihe nk'iki rero nta kindi cyabasha kudukiza abo batware b'umwijima, ni ugukoresha intwaro Yesu yakoresheje, no gusenga mu mwuka no mu kuri. Amen. Kadusomera ibimenyetso by'ibihe mwumve hari. Abafarisayo n'abasadukayo baraza bamusaba ngo abereke ikimenyetso kivuye mu ijuru kugira ngo bamugerageze. Arabasubiza ati, iyo bugorobye muravuga muti hazaramuka umucyo kuko ijuru ritukura, na mu gitondo muti haraba umuvumbi kuko ijuru ritukura kandi ryirabura. Muzi kugenzura ijuru uko risa, ariko munanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Amen. Twese amen. Muzi kugenzura ijuru
risa nibyo bita uyu munsi la science yitwa meteorologie. Iteganya gihe bajya bababwira ngo ejo hazabuku uzitwaza umutaka n'ibiki. Urumva ko kuva icyo gihe meteorologie yari hari. Baragenzuraga ikirere bakamenya nimba haza kugwa imvura, nimba haza kuza uruzuba. Niyo bita meteo uno munsi. Aravuga ngo muzi kugenzura ikirere mukamenya nimba haza kugwa imvura cyangwa nimba haza kuba uruzuba. Ngo ariko ntago muzi kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Twamenye rero impamvu ibimenyetso by'ibihe abantu babibona ariko niwe bitahure. Haboneka ubabwira ico bisobanura ntihagire ico bihindura muri bo. Kubera iki? Abatware b'umwijima babamereye nabi. Vuga muti babamereye nabi. Kuko batababona amaso y'umubiri, ntago bazi ko bariho barabakoreramo, bariho barabasukamo imbaraga zabo zigatuma bahunikira basinzira. Hano batubwiye ngo bagasinzira. Yesu arasenga i Getsemane. Uwo ni Matayo. Luka katubwira rero ngo si ugusinzira gusa, ngo amaso yabo yararemerewe. Hanyuma Bibiliya ikatubwira ngo kubera ko cyari igihe cy'ubutware bumwe mwijima. Uyu munsi bene data wadufungura amaso, Imana idufunguye amaso, ngo yafunguye amaso ya Gehazi ngo abone ingabo z'Imana ziruta ubwinshi z'Abasiriya ndetse zo zifite n'amagare y'umuriro. Imana idufunguye amaso ngo yafunga amaso ya Gehazi. Twatangara ibihumbi n'ibihumbi by'abadayimoni bagose itorero barasa imyambi y'umuriro. Niko bitubwira ngo mutware ingabo yo kwizera, ngo uri muzabashisha kubw'iyo ngabo kuzimya imyambi yaka umuriro yandi yawa mubi. Alors beaucoup ont été atteints. Benshi yarabapfumuye mu mwuka, barapfumutse niyo myambi yarabapfumuye. Pfumura mu gifu, pfumura mu mutima, pfumura mu mahaha, pfumura mu bwonko. Iyi myambi iri reyere. Kandi bizera ko Bibiliya ivuga ukuri. None se mubaza ko Bibiliya ni poezi? Bibiliya ni ijambo ry'Imana ry'ukuri. Amen. Itubwira ibintu amaso yacu atabona kugira ngo tumenye ko biriho. Imana ishimwe. Reba neza ko nawe batagufumuye. Iyo myambi ikaba yarakunyuzemo ikangiza umuntu wawe w'imbere. Umuntu wawe w'imbere umwuka. Ukabura ariko mu mwuka byararangiye. Dusome intwaro z'Imana nzahora mbibutsa igihe cyose. Imana ishimwe. Niyo mbaboneye. Abefeso 6. Amen. Tufate haleluya. Dufate gusa mu 16 kubiyeke iyo ngabo itubashisha kugira gute kuzimya imyambi yakumuriro yawo mubi. Kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumuriro. Amen. Amen. Ngwirakumuriro. Muvuge muti irakora amadega. Zirakora amadega. Muti iyo myambi yakumuriro irakora amadega. Niyo mpamvu ubona n'abantu bari babize mu mwami barakonje. Nimba umaze imyaka 5 mu gakiza, reba abo waruzi, sibyo? We waruzi bari mu muriro, bari hehe? Hasigaye bake. None se byageze gute? Kandi ntago barapfa. Ndavuga gupfa mu buryo bw'umubiri. Baracari mwisi. Muge muti bari around. Bari kuri roundabout, kuri rompwe. Bazengurukana Bibiliya zawo ku cyumweru. Ariko indani imyambi yakumuriro yarabapfumuye. Wenda nawe uri muri abo.
yega ku rugamba hari abapfa, hari abamugara, amen, hari abarangiza urugamba batakomeretse, batamugaye, batapfuye, kuko bapfuye ntabwo barurangiza. Abo rero bitwa intwari. Wayise? Amen. Ibyo mubona mu isi ni ishusho ibyo mu mwuka. Rugamba bararutangira ariko si bose barangiza. Mwabizi? Kuko hari impamvu nyinshi zituma umuntu atarangiza urugamba. Izimuturukaho nizita muturukaho. None uyu munsi urugamba rugenda kurangira kubera ibimenyetso by'ibihe tubona. Ariko ni bande bakiri kuri front y'umwami? Ni bande bakirasana n'umwanzi Satani? Ni bande bagifite ya ngabo iyo bashiza kuzimya? Ni ingabo y'Imana yaduhaye. Niko kwizera bihagarika imyambi yakumuru ya Satani, imyambi yo kutwihebesha, imyambi y'amarari, imyambi yo gusebanya, imyambi y'ubusambanyi, y'ubusinzi, imyambi y'urwango, y'umujinya, y'amatiku, imyambi yo guhindukira ukaba umukobanyi kandi imbere wari umuntu ubarwa mu bantu bubaha Imana, ugasigaye ukritika iby'Imana. Ibyo se nimwahuye nabyo? Ntabwo mwahuye nabyo? Iyo myambi iri mu buryo bwinshi kandi iraraswa. Ntiwazi ko itaraswa, iraraswa. Iyo ingabo utayifite n'izindi ntwaro z'Imana, muvuge muti ni intwaro z'Imana. Nimba ari z'Imana rero zifite imbaraga, ariko ikibazo barazikoresha se? Imana duhaye inkota. Narababwiye ngo izindi ntwaro ni defensive. Murabyibuka? Intwaro imwe gusa defensive ngo nizigukingira. Imwe gusa yitwa offensive itera umwanzi. Ni inkota yitwa ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu dufata umwanya ngo twigishe abantu ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Izindi ntwaro nizo kudukingira. Intwaro imwe gusa mu ntwaro z'Imana niyo arme offensive yitwa ijambo ry'Imana. Satani ashobora kubareka mukajya gusenga ibyuma by'amasengesho, mukagira gute, mukagira ibiteramo, mugasirimba, mukagira gute, ariko ntiyemerere ko mugira ubwenge bw'ijambo ry'Imana. Muzaba mufite intwaro defensive, ntabwo mufite yo gutera, ari ijambo ry'Imana. Kandi umuntu ari kuri defensive umunyamunini, amaherezo baramurangiza. Wabizi? Abastrateje b'intambara barabizi yuko hari ibihe bya defensive, kwikingira, ari n'ibihe ukwiye kuva muri defensive ugatera intambwe yo gutera umwanzi. Wabizi? Ntabwo umuntu yahora muri defensive igihe cyose. Hari igihe cyo kuva muri defensive ukajya kuri offensive. Mbere yuko nza kubabwira intego y'amasengesho ngaruka kwezi guhera kuwa mbere, nashaka mbabwire iby'Imana tuzayisaba ko ikora mu Befeso. Ibi nibyo tuzasaba Imana ko ikora muri amasengesho. Amen. Mbere na mbere ngira nkubwire urwandiko rw'Abefeso. Amen. Ibiri mu rwandiko rw'Abefeso ni urwandiko rureba itorero ryose nk'umubiri wa Kristo. Nubwo Efeso wari umugi mu yindi migi iri hariya muri Aziya ntoya, uno munsi amajyepfo ya Turkiya, ariko urwandiko Paulo, umwuka wera muri Paulo yayishuye ibijyanye n'umurimo w'Imana muri Kristo, kuko ntabwo atangira kubwira ibyo ukwiye gukora n'ibiki byose, ahubwo Imana itangira ivuga ibyo yakoreye muri Kristo. Niyo mpamvu ari ijambo rigaruka ngo ni muri we mwaratoranije utararemwa, muri we. Mwabyumvise? Abefeso ni umukristo murinde muri Kristo. Hanyuma Abakolosayi ni inverse, ni Kristo muri twe. Igihe cyose usoma urwandiko rwandikiwe bande? Abefeso. Ni Kristo ni wowe muri Kristo. In him, en lui. Iryo jambo rigaruka inshuro nyinshi. Tangira usome mu gice cya mbere ngo muri we
muri we, iyo jambo rigaruka inshuro nyinshi. Wowe muri we wabaye iki? Amen. Wayibise? Nuvuga ngo Efeso ni Imana ivuga ibyo yakoze muri Kristo. Ntabwo ikubwira ngo ukora ibi, nibyo yo yakoze muri Kristo utayifashije, hanyuma ukinjira mu byo yamaze kurangiza. Mu ijambo rimwe mu Abefeso biravuga ryajamo ngo byose birarangiye. Hanyuma Abakolosayi baravuga ngo Kristo muri twe, ibyiringiro byo kuzabona ubwiza. Amen. Haleluya. Nuvuga ngo Abefeso, twebwe muri Kristo. Amen. Mu ijambo rimwe, nimba ushaka kumenya ijambo ry'Imana, andika gusa iri jambo rimwe. Ijambo rimwe. Abefeso, Imana yashatse kutubwira notre identité, icyo turi cyo muri Kristo. Imana ishimwe. Nushaka kumenya icyo uri cyo muri Kristo, jya hehe? Mu Befeso. C'est là où Dieu traite de l'identité du chrétien. Imana ishimwe. Hanyuma nushaka kumenya ingaruka zo kuba muri Kristo, amen, haleluya, icyo bigusaba, your duty, responsabilité yawe, caractère kiye kuba ugaragaze icyo uri cyo muri Kristo, ugaragaze identité yawe, jya mu Bakolosayi. Right? Niyo ndabyumvise. Erega amaso yawe uyu munsi akwiye guhumuka. Ibikuremereza biveho. Satani abanza kuremereza umutima, hanyuma n'amaso nawe mu mutima akaremerezwa. Yesu yavuze iki? Ngo nimubona ibimenyetso by'ibihe, mwirinde imitima yanyu niremerwe. Niki? N'urukundo. Niremerwe niki? No kurya no kunywa n'amaganya y'isi. Sibyo? Sheri navuze iby'umubiri. Hanyuma umunsi ukazabatungura. Umutima w'umuntu Satani niwe ashaka, niyo target. Satani ntabwo atagetiga imodoka yawe yayishaka wiki, wayireba ko ari ibyondo n'amase. Satani ntabwo atagetiga inzu yawe yayishaka wiki, byose byavuye he? Mu itaka. Satani aratagetinga umutima wawe. Target ya Satani umutima wawe. Intego ya Satani nukurasa umutima wawe. Iyo umutima upfuye fini, aba yarangije akazi ke. Nushaka utunga ibya mirenge, waba yarangije umurimo we. Est-ce que vous avez compris? Amen. Satani atagatinga iki? Atagitinga umutima. Amen. Amaze kurasa umutima, nushaka yewe ntazigaragwanya business yawe, ayishaka wiki. Ahubwo ashobora no kukurira n'abakiriya ikaguka. Mwayumvise? Kuko ubushobozi nabwo arabufite. Ukuvuga ngo rero Satani iyo amaze kurasa umutima, akazi ke bayakarangije. Ibindi byose nushaka kubigemo, ibyisi byose ubigereho, utembere mu isi ushaka hose, utunga ibyo ushaka byose, wiga amashuri yose ushaka. Wayumvise? Ibyo ntacyo we bimubwiye, ntazigera bikoraho, kuko aba yakurangije. Kubera azi ko Yesu ataje gucungura ibyo, yaje gucungura umutima wawe. Amashimenje ku Mwami Yesu. Aho niho rero abantu benshi bibesera, ugasanga ngo mfite imigisha, maze kuba kanaka, ntunzi ibi n'ibi, ariko bareba mu mutima baramwishe kera. Nta kuri kukiri muri we, nta jambo ry'Imana. Wa muriro w'agakiza ntawo, ni barafu yibera muri we ni frigo, chambre froide. Bayishiramo ndi chambre froide, bayishiramo ndi abapfuye. Arabafite imitima iri muri chambre froide. C'est triste. Niyo mpamvu umwami aravuga ngo nukonje nubize, apana ushushe, kuko gushuha ça dépend, même 60 degrés gushushye. None iyo wakoze ngo ufite umuriro ka fièvre, ufite 100 degrés, irenga 37,
bakavuga ko ushushe hari ikibazo. 36 37 umuntu normal odula ni ibibazo byo bakwiye gutabara kirikare. Rero ntabwo yavuze ngo kudakonje ntushushe, kudakonje nubire ngo cyama ugakonja ukajya he muri chambre froide, cyangwa ukabira ukabuha Imana bigafata inzira. Warakura urakazu yazaho abantu byawe ntabwo bisobanukiwe. Amen. Kudakonje nubire ukabura akazu yazi akazo kubiki nuvuga ngo abantu ubatera urujijo. Wayibise rimwe na rimwe ngo arakijijwe, ariko bajya kureba kandi bati ariko se hamwe no gukizwa ntibi nabyo bigambo bye, ntabwo abwirasi bwe, natwa tunyoma twe, ngo mufate utugunzu duto ngo nitwangize imizabibu, niko bavuga mu ndirimbo ya Salomo. Amen. Rero ngo kuri akazu yazi rero uteye urujijo abantu ntibazi kukijijwe, ntibazi kuri umupagani, ibyo biri hano ku cyumweru wakijijwe, kuwa mbere busubiye muri bya bindi, hanyuma isi kakwibazaho. Niyo bita akazu yazi. None Yesu rero we bimutera ikibazo cyane. Niyo mpamvu yavuze ngo icyama ugakonjwa umupa isi kamenya ko utari uwanjye. Amen. Cyangwa ukabira isi kamenya ko uruwanjye. Ariko kubera ko uravangira isi ukamvangira nanjye, bizatuma ngukorera ikintu kidasanzwe, nzakuruka. Reka tubasome hari ibyesho Yohana vuba. Imana ishimwe. Igice cya gatatu mwageze tse ku murongo wa 14. Amen. Tugeze ku 16. Wandikire marayika w'itorero ry'i Lawodikiya uti: Uwiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: Nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubiri. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubizi, nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubiri, ngiye kukuruka. Amen. Amen. Mumvise ari yanjye amagambo. Ninda zaruka abakazuyazi n'umwami Yesu. Amen. Va rero mu gutera abantu urujijo, aho ukora bamenye uri we, aho wiga bamenye uri we, muri quartier bamenye uri we, mu itorero ryo biragoye kubera ko urumamfu n'uro biravanze, ariko là sur ton lieu de vie là, mu rugo bamenye uri we, ku kazi bamenye uri we, muri quartier bamenye uri we, ku mashuri bamenye uri we. Umuntu wese ahantu abarizwa mu buzima bwa buri munsi nibamenye kukonje cyangwa kubize. Ureke kubajijisha, bakumenye uri we. Nicyo Yesu avuga, démarque-toi. Qui es-tu? Urinde, urinde, uri umwana w'Imana, nibifata inzira. Urishushanya nibigaragare. Byo bintu byabunajua by'ububingwa mubivemo. Amen. Nta bubingwa buba mu by'Imana, nta bunajua buba mu ijambo ry'Imana, uko kubivamo. Isi nimenye ko uri wa Yesu cyangwa imenye ko uri wa Satani, bifata inzira. Imana ishimwe. Amen. Kuko isi urayivangira, nubwo ab'Imana ukabuvangira, bikaba ikibazo. Ntibamenya iyo uje mbere yabo bari ninduje. Muratuma ngaruka ku byo nigeze kubabwira mbere, ibyo bakunda kuvuga bigisha abantu bafata impu zombi batazi baribo. Le chauve-souris. Ndashaka kuvuga chauve-souris. Iyo chauve-souris agacurama karagiye mu nyoni. Hari umunsi mukuru, hari umunsi mukuru inyoni zose biganaziga umunsi mukuru. Hari ibirori bikomeye by'inyoni zose zo ku isi. Urumva rero nagacurama naho karagenda, chauve-souris nayo iragenda, nayo sizaje ziguruka se, nayo iraziguruka nyine. Bigera hariya baricara, ibirori biratangira.
biraryoha, karanezerwa, n'ibiro biraba, kagira erere rero monumentale, kagira ikusa rero karaseka. Noneho izindi nyoni zirakitaza zijyanye n'inzara, umuyobozi wa gahunda mwe muti MC nibikise ko bose rero barabinyamba bakareba, kabonye yuko bakavumbuye karatumuka karagenda kariruka, abati ya uno musi mubi. Hanyuma ikindi rero haba umunsi mukuru w'inyamaswa, ntare yari hari n'ibindi byose inyamaswa nyine abe. Hanyuma bati ntacyo hariya bizaca mutu, karagenda nako hariya ko rero ntago byatinze, kagize n'ahabera ibirori, kapfuye kuhagera hafi aho gusa ku igeti, babona kaje n'amababa, bati uyu ni umunsi mukuru w'inyamaswa nabwo w'inyoni, genda karatumuka. Noneho karagenda kajya ku gasozi gatangira kurira, sinone nzaba uwande, mu nyoni sindimo, mu nyamaswa sindimo. None rero iyo babigisha rero umukristo rero ntakizwa neza no mu isi, aravangira abantu, bavuga ngo ameze nk'agacurama. Mu bapagane urimo n'ibiganiro byabo bayumvise, hanyuma mu materaniro ukabavamo ukaza hehe mu nzu y'Imana ugahimbaza kurusha n'abandi bose. Itandukaniro rero n'agacurama nuko ko baragatumuye, ariko we ntago baragutumura, ariko kizagera ntabwo ari umuntu uza gutumura, Yesu aza gutumura. Ibyawe rero bizarenga iby'agacurama kariya tuwe turavuga hano. Iyo bivuga ngo nzakuruka, amen. Nturi inyoni, nturi n'inyamaswa, uri kise, nturi umupagani, nturi n'umwana w'Imana w'ukuri. Ese wumva bagushira he? Kibazo ukomeye. Reka nsoze rero mu Efeso. Mwabyumvise bandugu yangu? Nimba wabyumvise mu bwoko kwawe, amen. Ntube agacurama. Efeso igice mbere niho turangiriza, sibyo? Amen. Umurongo wa 15 tugeze kuri 23, hanyuma turasoma andi hano hamwe dusoze. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo data wa twese w'icyubahiro, ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya. Neti mukundo guma ndashaka musurinye umwuka w'ubwenge no n'iryo jambo ndi bugaruke guhishu, kuko nibyo tuzasengerera kuva kuwa mbere. Ijambo guhishurirwa yo muri surinye. Komeza. Ngo amaso y'imitima yanyu abone uko aheza, mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Reka ngende nsobanura kimwe kukindi ngo twihute. Amen. Paulo aravuga ngo ariwe arasengera itorero. Nababwiye ngo itorero, urwandiko rw'Efeso ntabwo rugarukiye gusa ku itorero rya Efeso, ni Eglise universelle, umubiri wa Kristo. Amen. Kuko iby'Imana ivuga mu rwandiko rw'Efeso ntabwo bigarukira gusa ku itorero rya Efeso n'icyo gihe, ahubwo bireba umubiri wa Kristo. Izindi epitre azindi nandiko, amen, igice kinini kireba iryo torero. Mwabyumvise? Nubwo ibibwirwa iryo torero bibwirwa abakristo bo mu bihe byose, ariko l'epitre aux Ephésiens cyangwa urwandiko rw'Abandikwa b'Efeso rureba umubiri wa Kristo ibihe byose n'ahantu hose. Rero natwe biratureba ngo kuvaho, haleluya, kuvaho yumvise ibyo kwizera kwabo umwami Yesu Kristo n'urukundo bafitiye abera, yahise ajya ku mavi arabasengera ngo Imana ibahe icyambere umwuka igire gute?
Je ne sais de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Mbavuga amazina yanyu. Mbavuga imbere y'Imana. Afin que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, vous donne un esprit de sagesse. Umuka ubwenge et de révélation. Nogui? Dans sa connaissance. Kugira ngo bamumenye. Amen? Kuri 18 rero niho nshaka rero kugenda. Ngo amaso y'imitima yanyu abona uko ahweza. Tugumaho virgule. Amaso y'imitima yanyu abona uko ahweza. Kubera iki yasenze gutyo? Kubera iki yasenga itorero ngo amaso y'imitima yabo abona uko ahweza? Mu jambo rimwe ahumuke. Nuko twabonye ko abatwari b'umwijima badusukamo imbaraga zikaremereza amaso yacu. Mwayibonye? Getsemane Satani yagize gute? Yasutse muri wa Petero imbaraga zituma basinzira n'amaso aremererwa ntibabone ruderuluma biraba mu mwuka ntibamenye ibihe barimo. Amen. Ntibanabone bari abantu ko hakurya yabo n'abadayimoni bateye. Amaso agere gute? Ahumuke. Turashaka gukora ikinyarwanda kiri simple. Ahumuke. Ahumurwa niki? N'umwuka w'Imana azana revelation, azana ishurirwa. Nta guhishurirwa nta guhumuka. Niyo mpamvu amasengesho tuzatangira garuka kwezi kuwa mbere tuzasaba Imana isuka umwuka wayo mu itorero ryayo kugira ngo amaso y'abantu ahumuke. Amen. Bagira ubwenge bubabasha kumenya ibihe kugira ngo babashe kumenya umwami neza, babashe kumenya ubwiza bw'umwamagaro wayo. Turaza kwibona ahandi mu kurangiza. Turasenga Imana igire gute? Isuke umwuka wayo azana ubwenge nishurirwa bamenye umwami neza, nuko bigeze kumumenya bamumenye neza. Nouvelle révélation de Jésus. Guhishurwa kundi busha umwami Yesu Kristo. Ibyo niyo bituma abantu bakanguka. Hallelujah. Dukomeze. Imana ishimwe. Turashaka kwinjira mu cyumweru cya revelation. Imana yahabwa icyubahiro. Icyumweru cyishurirwa. Kongera guhishurirwa ubundi busha umwami Yesu. Kongera guhishurirwa busha ubwami bw'Imana. Kubera yuko abadayimoni abatware bw'umwijima basusa imbaraga zisinziriza zigaremereza amaso. Imana ikatwereka ibintu ntitubibone. Ayo maso arareba ariko imbere yarahumye yararemerejwe. Mwabimvise? Qu'est-ce qui manque? L'esprit de révélation. Umuka wishurirwa. Tukomeze. Mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Kuko iyo tumaze kuremerezwa, haleluya, iyo abadayimoni aduse mu bitosi byabo byo mu mwuka, amaso yacu agahuma, haleluya. Icyambere ishusho y'umwami Yesu iratakara muri twebwe ko twari tumuzi. Hanyuma ikindi nacyo twibagirwa. Nete mundo ibyo usomye turabyibagirwa, biganagurika. Bisome uwo murongo. Dore ibihanagurika nibi. Mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Twibagirwa. Amen. Ibyiringiro twagize igihe twamwizeraga turabyibagirwa. Amen. Ntabwo birarangira. Komeza. Mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga bera. N'ubutunzi bw'ubwiza buri mu murage w'abera turabyibagirwa. Mu ijambo rimwe ishusho ya Yesu yahanaguritse mu muntu. Amen. N'ibindi byose yarazi muri Yesu birahanagurika. Ahita asubira hanyuma y'umupagani. Niyo Yesu Kristo yavuze ngo idayimoni ivuye mu muntu biragenda ishakisha urukiro yawubura ikarunguruka ahandi yabona harangaye nta muka wera akirimo, sibyo? Yesu ntarimo, igatigenda igahamagara abandi badayimoni 7 bakinjira muri uwo muntu ngo ibyanyuma by'uwo muntu ngo bizarusha ibya mbere gukomera. Baramuboha neza. Komeza. Umenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Iyo tumaze gusinzira mu mwuka
ubu ndagenda nsobanura ijambo kuri niwe ngo twihute. Iyo tumaze gusinzira mu mwuka, amaso yacu mu mwuka agahuma, akaremerezwa. Ntabwo ishusho ya Kristo gusa muri twe yihanagurika. Haleluya. Ntabwo ibyo twiringijwe n'Imana muri Kristo tubyibagirwa bikatuvamo. Amen. Ahubwo no kongera kumenya ko hari imbaraga ziruta izindi zikorera muri Kristo, ibyo bita bijya kure yawe nk'abantu ba kera, kure yawe nk'ukwezi. Uyu munsi ijambo ntabwo kivugwa kuko ukwezi habaye hafi. Nuvuga ngo ni kure nk'ukwezi, wowe uracyambwiye cyagwa bugiri. Tukiye kugarura muri kige cya none. Ukwezi ntabwo kiri hafi, ni nko kujya Nyabugogo. Sibyo? Ntibagenda se bakagaruka. Nuvuga ngo imbaraga z'Imana ziruta izindi zikorera muri Kristo. Amen. Urazibagirwa. Ugatangira kwisunga imbaraga z'amafaranga. Imbaraga z'ikimenyane. Imbaraga z'ubwenge bwawe, imbaraga z'amadiplome, imbaraga z'ibi n'ibi ni nyinshi zikorera muri isi y'umwijima. Abandi bakisunga n'imbaraga z'abapfumu iyo byabakomeranye. Ariko imbaraga z'Imana zitagira akagero zikorera muri Kristo, zigakorera muri twabizera, zasuzwe mu itorero, za zindi zazuye Yesu mapfuye, urazibagirwa burundu. N'izina rya Yesu kibagirwa ko ari izina riri hejuru y'andi mazina yose. Iyo tumaze gusinzira tugasukwamo imbaraga z'ubuhumyi z'abatware b'umwijima. Komeza. Izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose, bishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Amen. Haleluya. Izo mbaraga urazibagirwa. Imana irazivuze ngo ni za zindi yakoresheje mu kuzura Yesu bapfuye, ngo izo nizo yasutse mu itorero. Haleluya. Izo nizo zikora imirimo yayo mu itorero. Izo mbaraga urazibagirwa, ugasigara wisunga izindi mbaraga, ukogeza imbaraga za Jupiter. Ni muri Umuroma, niyo shebuja w'Imana z'Abaroma, cyangwa ugisunga imbaraga za Zeus cyangwa Zeus mu Kinyarwanda, umubyeyi w'Imana z'Abagiriki. Ukisunga imana z'isi, amafaranga n'imana y'isi, mamo, abapfumu, ikimenyane, akazi ufite ngo ndakomeye, urazi icyo nicyo. Ibyo byose nukuba waribagiwe imbaraga zisumba izindi, imbaraga zimira zose. Haleluya. Imana yakoresheje mu kuzura Yesu bapfuye. Reka nihute mbibutse ikintu kimwe navuze inshuro nyinshi hano. Izi mbaraga zazuye Yesu bapfuye nuzigereranya n'imbaraga zaciye inzira mu nyanja itukura. Izaciye inzira mu nyanja itukura ngo ishyanga rya Israel, abantu basaga miliyoni n'igice batambuke n'amatungo yabo n'ibindi byose, ngo imbaraga zaciye inzira mu nyanja itukura ugereranyije n'imbaraga Imana yasutse mu kuzura Yesu bapfuye, ngo imbaraga zaciye inzira mu nyanja itukura na gatonyanga. Nabwo Imana yadusutsemo imbaraga zaciye inzira mu nyanja itukura. Imana yadusutsemo imbaraga zazuye Yesu bapfuye. Amashimeje ku Mwami Yesu Kristo. There is no limit for that power. Zo mbaraga ntago zifite akarimbi. Hallelujah. Hallelujah. Byose birashoboka kubw'izo mbaraga. Ariko iyo umaze gusinzira, iyo umaze kuraswa ya myambi yakumurira abadayimoni, iyo umaze gusukwa imbaraga zigusinziriza n'amazo akaremerwa,
iyo yose urabyibagirwa. Warwara kwa muganga bavuze bati byose twabuze indwara ni negatifu, wowe waje ku meza y'umwami hano, wigeze kwatura imbaraga z'izina rya Yesu, wigeze kubona ubutware bwa Yesu ku byaha byawe, ku bindi byose yaciye inzira mu buzima bwawe, ukibagirwa ukarukira mu bapfumu. Kuko kwa muganga byananiranye, urikwa mu bapfumu. Kubera iki? Kubera ko na za mbaraga za Yesu zaranaguritse mu mugongo bwawe. Wayibise nimutangare, abantu batangirira mu gakiza bagapfira mu bapfumu. Twe turafite ubuhamya. Amen. Abantu bagatangira mu gakiza bakabona imbaraga za Yesu ko zikiza, ko zibora abantu ba daimoni n'ibindi bitangaza, ariko umurambo wabo bakazajya abiwa kuwukura ku bapfumu bajya kumushingura. Triste sort. Gapfira mu maboko y'abapfumu, waramenye Imana nzima, birababaje. Reka turangirize rero. Warangije aho? Amen. Ngo yahawe izina riruta andi mazina yose. Amen. Title ye iri hejuru y'amatitles yose. Ngo ntabwo ari muri iki gihe cya none gusa, ngo no mu gihe kizaza. Iryo jambo marisomye bivuga iki? Iryo zina ntabwo ricura igihe. Hallelujah. Forever and ever. Hallelujah. The name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We remain higher and higher and higher. Zari hejuru ibihe byose. Rero ntuzabone ngo haje technology ngo haribi ngo Yesu ngo Yesu ngo yacuye igihe. Byose biza bimusanga, byose bigataha bimusize, kuko niwe soko wa byose. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Alors rien, nta kintu kimutangaza. Niwe utangarira internet ko yaje, niwe utangarira ziriya modele zaje, niwe utangira bene bire. Yesu nakimutangaza, kuko byose bitarabaho ariho, byose bizavaho akomeze kubaho. Imana ihabwa icyubahiro. Byose biraza bigasaza bimusiga. Amen. Niyo mpamvu uri muri we, nawe ntabwo acura igihe. Imana ihabwa icyubahiro. Tuzaguma turi à la page igihe cyose. Hallelujah. Nagwe tuwe page izaba tourne pas au kada. Jésus ne sera jamais conjugué au passé. Il est toujours conjugué au présent. Alors uyu munsi baravuga ngo il était une fois Mobutu, Kadhafi. Bakoresha inshinga ye ibyahise. Ariko Yesu nta numwe azavuga ngo higeze kuba Yesu. Kada. Yesu aguma ari Yesu. Aguma vugwa, azahora vugwa. Hallelujah. Jésus ne sera jamais conjugué au passé. Il est toujours présent. Kubera iki? Uko arareje niko akiri, niko azahora. Uko arareje niko akiri, niko azahora iteka byose. Nicyo bivuga ngo atari muri isi, ngo atari muri iki gihe cya none gusa, no mu gihe kizaza. Yeye ni yule. Hallelujah. 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 Oh, pepe ya Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. Reka rero dusoze kuri amagambo make cyane, ariko ndiho ndabereka icyo tuzasengera mu masengesho ngaruka kwezi, sibyo? Mwayumvise? Nibyo Paulo yasengeye ito niyo tuzasengera ko birakenewe. Hallelujah. Abefeso ibice 3 dusome ku murongo wa 14. Paulo yarasengeye itorero bandugu yangu. Paulo yarasengeye itorero byo mu bihe byose, natwe n'ubu twari tutaravuka yaradusengeye. Hallelujah. Abefeso ibice 3 ku murongo wa 14 tugeze kuri 21. Aho niho dusozera. Nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uwo imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we. Tuzasenga ngo Imana ihe abakristo, ihe abantu bari mu itorero ryayo, kubw'umwuka wayo yinjire mu muntu wawe w'imbere, amukomeze, kubera ko umuntu w'imbere ariwe arajegajega. Ibigaragazo bya none n'ingorane abantu bari barinjiramo biratuma umuntu w'imbere abwira intege nke.
akadene dendebukirwa, les genoux chancellent, amavi arare. Imana ikomeze umuntu w'imbere. Amen. Tuzasenga Imana ikomeze umuntu w'imbere. Haleluya. Mbere twabonye ko Imana kubw'umwuka wayo igire gute? Isuke ubwenge no guhishurirwa mu kumenya neza umwami, no kongera kandi kugaruka kumenya ubwiza bw'ibyiringiro by'umuhamagaro wayo niki n'ubutunzi umurage tubikiwe, no kumenya imbaraga zayo zihebuje. None hano rero ngo tuzasenga Imana kubw'umwuka wayo yinjire, ipenetre mu muntu wacu imbere, hanyuma umwuka wera adukomeze, aho ntituzaresista ku batwari b'umwijima. Mwabyumvise? Ni umuntu w'imbere. Dukomeze. Kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera. Kandi Kristo ntazigera aba hanze y'imitima yacu ngo atangire gukomanga mw'itoro rya Laodikiya ari hanze, ahubwo Kristo adwelling. Muvuge muti adwelling. Icyo si Kinyarwanda se? Kristo abe muri twe. Iyo mu Cyongereza bavuze ngo umuntu aradwelinze, ni ukuvuga ngo ntabwo yaje gusura, aje gutura no gushinga imizi. Kristo abe muri twe kubwo kwizera. Kubera kubwo kwizera, ubwo ntabwo turamubonesha amaso. Abe muri twe kubwo kwizera, kuko benshi ashobora kuba yaragiye hanze noneho, kuko isi yarinjiye, Yesu arasohoka. Tuzasenga Yesu agaruke mu mitima y'abantu, abo akirimo agire gute? Ashinga imizi muri bo, umuntu w'imbere. Dukomeze. Kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo, mukaba mushikamye, muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwabwo ubwo ari bwo, mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuze kugeza ku kuzura kw'Imana. Ni ukuvuga ngo urugendo rwo kugana umwuzuzo w'Imana rukomeze. Mwayumvise? Amen. Hari ijambo rigaruka ngo kumenya. Amen. Ibijyepfo, uburere bw'umurambararo n'ibiki bikate dimension z'urukundo rw'Imana. Imana iduha umwuka wo kumenya. Birahura na rya jambo umwuka ubwenge. Hanyuma hari ikintu kigaruka hano cyavuzwe kandi mu Efeso ijambo hari turangiriza. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri. Bagatse kutubwira imbaraga zayo uko ziri. Uyu mugoroba imbaraga zayo muri wowe zimeze gute? Uzizi gute? Ibasha gukora ibirenze kure cyane ibyo utekereza. Amen. Nibyo senga rangiza aho hantu. Imbaraga zayo zidukoreramo icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Amen. Amasengesho yo mu cyumweru gitaha ari masengesho ngaruka kwezi, biriya byose tuzasengera intego nimwe, icyubahiro cy'Imana kigaruke mu itorero. Amashimisho ku Mwami Yesu Kristo. Iri jambo rya nyuma niyo ntego ya biriya byose tuzasengera. Icyubahiro cya Kristo cyogeze mu itorero. Amen. Haleluya. Tuzasenga ngo ibyo byose bigarura icyubahiro cy'Imana mu itorero. Kristo ahabwa icyubahiro mu itorero. Mwumvise? Haleluya. Intego y'amasengesho biriya byose twavuze tuzasengera. Amen. Intego ni yihe? Icyubahiro cya Kristo kiganze mu itorero, nikimara kugaruka mu itorero. Amen.
nikimara kuganza mu itorero, haleluya, ni cyamamare mu isi. Amen. Nikitagaruka mu itorero ngo kiganze, isi irahenebera. Kuko gutabarwa ku isi ni itorero ryuzuyemo ubwiza n'icyubahiro cy'Imana. Amen. Kuko ni twebwe yaduhaye inshingano zo guhindura amahanga kuba abigishwa. Itorero riri faible, itorero riri mu ntege nke, itorero ryatakaje revelation, itorero ryatakaje ishusho ya Kristo y'ubwiza, itorero ryatakaje kumenya neza umurage waryo, haleluya, ubwiza bw'umurage waryo, itorero ryatakaje kumenya ibyiringiro, amen, biherekeza umuhamagaro w'Imana. Iryo torero ntacyo rimariye isi. Muyibise ntago riraparariza imikorere ya Kristo, kuko Kristo ni umutwe, itorero n'umubiri. None umutwe uzijyana, umutwe ubura umubiri ukomanda. Muyibise umutwe urashaka gukiza isi, ariko umubiri ntukundira umutwe. Muyibise Kristo arashaka gukiza isi mu kanya gato gasigaye kuguhumbya, ariko umubiri wo uri sclerose, uri tetanize, uri pararize. Muyibise amen. Murabibona nicyo kibazo gihari. Umutwe ni Kristo, twebwe turi ingingo z'umubiri we. None umutwe arashaka ko umubiri umuvinga ujye gukiza, ariko umubiri uri pararize, umubiri imitsi yaragagaye. Satani yaramaze guparariza umubiri. Nivuga ngo rero Kristo agumana umubabaro kubera yuko abantu yapfiriye bari bararimbuka, kubera ko abo yagakoreyemo ngo batabare bibereye mu bindi. Nta byiringiro bagifite muri Kristo, ishusho y'ubwiza bwe yaratakaye, kumenya imbaraga ze byaratakaye. Ce sont des chrétiens charnels, des chrétiens mondés, n'abakristo b'izina gusa, n'abakristo b'isi bibereye Laodikiya. Bita ko batunze ariko n'abatindi, bita ko bareba ariko n'impumyi, bita ko bambaye ariko bambaye ubusa. Niyo mpamvu twe gusenga kugira ngo icyubahiro cya Kristo kigaruke mu itorero, cyamamare mu isi. Niyo ntego y'amasengesho mu cyumweru gitaha. Amashyi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Niba ndabyumvise neza, utangire rero n'ubu witegura umenye ibyo tuzasengera. Nibyo reka ndangize mu ijambo rimwe. Nushaka uzabyite, amen, haleluya. Tuzinjira muri prière prophétique. Prière prophétique, prophetic prayer. Tuzinjira mu masengesho atari ya routine, atari y'umuhango, amasengesho ashingiye, haleluya, ku ijambo ry'ubuhanuzi. Ko dushingiye ku bihe Umwuka Wera yavuze by'ubuhanuzi, kugira ngo dusenge prophétiquement, dusenge mu buryo bw'ubuhanuzi. Kuko iyo usenze mu buryo bw'ubuhanuzi usengera iby'Imana ishaka ko bikorwa, ibikwiye guhinduka bihinduke, ibikwiye gukorwa bikorwe. Ntabwo tuzasenga rero mu muhango. C'est une prière prophétique. Imana ishimwe. Ninde yumva ko yifuza ayo masengesho? Imana ishimwe. Umwami abahe umugisha. Mutangire musengere kira cyumweru, haleluya, kugira ngo Imana izahe benshi kugira umutwaro wo gusenga. Haleluya. Data, urakoze kuri ijambo uduhaye. Iri jambo Mwami rikomeze, Mwuka rukomeze urikoreremo mu bugingo bwacu, n'abazaryumva kuri internet Mwami iri jambo urikoreremo, kugira ngo abo bose wageneye ubwami bakanguke. Itoro ryawe Mwami ku isi rikanguke, rimenye ibihe aho bigeze, kugira ngo ricunguze uburyo umwete, rimenye iby'Imana ishaka muri iki gihe turimo. Mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese, amen.